none se Sadunda ajya yikora akaza nko mu rugo iwawe ya none aho uri kwiga bigeze he kugira ngo usoze kwiga none utangira gukora ubona amafaranga y'ibirayi nibwo bitangira ese amaze iminsi ingana cyumweru umunsi wa gatatu atangiye tubona bigenda neza abandi se bigana abandi bigana uyu munsi ufite abagera muri 5 ariko harimo abataragera bagize impamvu kuko bakunda kuruhuka ari sanga niberaho ngize Imana ngabonaho niyigira umuvandimwe yafashe yigira imashini hangaje kubimbariza kumbi n'umuvandimwe wagufashije ntaribi nako nakura kamera none ugenzwa n'amagambo gusa nakigize wallahi ntabwo ari ukugenzwa n'amagambo aho tujya ngo twereke abanyarwanda bafashe uburyo babarira no kuri kuraho kamera tuvugane n'Imana ari kuraho kamera nayo yayikuye iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye ibihe byiza kuri uyu muntu wakoze subscribe kuri YouTube channel yitwa Manzi na Innocent hanyuma ndagira ngo mbabwire ibintu uyu munsi njemo ni sho gusa nukuvuga ngo umuntu witwa Manzi Sadunda yagiye mu butinganyi nyuma yaho ugiriye mu butinganyi umugore we atajya mu bintu by'ubudozi mukumara kujya mu bintu by'ubudozi sinzi nimba ahakorera cyangwa se sinzi nimba arimo arayigira ubwo rero ngiye kuneka ngendana namusure tumenye ibyarimo ariko byanze bikunze impamvu ashaka kubera bigiyemo ni ukubera ko umugabo yasubiye mu butinganyi ya twagiye rero sasa yes hanyuma uyu cameraman mwaramutse neza mwababwiye muraho neza amakuru yose yaca musa ya nukuri urayihanganira sibyo urabizi neza yuko ngiye numvisha amakuru bavuga yuko watandukanye n'umugabo wawe kandi yasubiye mu butinganyi ya ngendagira ngo abantu nyine babimenye ngo afashe umwana we hanyuma ahubwo ngewe ndacyakwibariza ikibazo kimwe cyonyine kugira ngo abanyarwanda babimenye ni iki cyateye Sadunda kujya gusubira mu butinganyi kandi yari yarabaye pasiteri reka ubwire fisi icyo kibazo uzamushake ukimwibariza ngo none se kuva ryari waratangiye kwiga ibi ngibi nyine kugira ngo ubeho n'umwana wawe hashize iminsi none se Sadunda ajya yikora akaza nko mu rugo iwawe ya none aho uri kwiga bigeze he kugira ngo usoze kwiga none utangira gukora ubona amafaranga y'ibirayi nibwo gitangira abona ntabwo ndagibyo nyabona barimo bagenda mutuntu tugiye dutandukanye kugira ngo bige gukata kunyonga imashini ntabwo ntabera ibyo ku buryo nanjye nafata ikiraka cyo kudoda nanjye ndacyabona none ko mbona hano hari ababyeyi benshi hari imashini zirenga 30 ababyeyi bari kudoda bacyura amahaho bajyana mu rugo
ntabwo wowe ugira ipfunwe ry'uko bo baciye amafaranga wowe ukaba uri kwiga utarabimenya. ni nko kujya gutangira garidiyene ugashaka kujya gusaba akazi kandi nta kiragira kituma ujya gusaba akazi. Kuba ababyeyi baba bafite icyo bakora barize igihe bafite ubumenyi mu mutwe bazi kudoda, ariko njyewe nibwo ngitangira. Ntabwo rero naterwa ipfunwe yuko bari gutahana amafaranga agera kugana. Nanjye ningera igihe cyo kubimenya neza ku buryo umukiriya azaza nkamudodera umushono runaka, nanjye ubwo urumva igihe cyo kizaba cyane gukora ikibazo. None se Manzi Sadunda nta pusha kiguha? Bya Manzi byo bigumana na Manzi wawe si ubusingikire no mu buzima. Arega impamvu nuko nzi ko mwabanaga, niyo mpamvu kubana ni ukubana, ariko ntabwo turi kubana. Ntabwo turi kubana. Nta nubwo aza gusura umwana se aracyamye kandi abyayeho. None se ubu ubayeho ute? Wishyura inziki urya ute kuko muriga nyine? Jya n'Imana ibizi ko mbayeho. Iyo uyu munsi nariye ejo nkabibona ndarya naba nabibonye nyine ubuzima bukendereye cyane kubaha Imana gusa. None se ikindi kibazo nakubaza, uwo muntu ukwishyurira kwiga nta nubwo nibura basa gufasha kugira ngo urebe ko wabona n'ibirayi byo kurya? Nabyo bibaye ari byo umuntu agufasha, ntabwo umuntu yakwisharija n'ibintu byose nk'aho yaba yari mama wakubyara. Nimba umuntu avuze ati reka ngufashe nguhe ikintu kizatuma wibeshaho no mu gihe kizaza udahamye usaba nabyo ni byiza. Ntabwo gushinga n'umunyarwanda byahora amabukana. Utekereza iki kuri Sadunda se? Mu kuba Sadunda nyine yaranze nyine kuba yagufasha akigira imbwa akongera agasubira nakomba bare kugutukira umutwe, kuba yarongeye agasubira mu muhanda akambara amakanzu agasubira mu butinganyi kandi yari yabaye umupasiteri. Ikintu uramutekerezaho ni nk'uko igihe cyo mutekerezaho mba nifuza yuko yava mu gihe arimo akongera akamara gusenga nka mbere, kubaha umuryango we, akubaha umugore we, akubaha umwana we, muri make kubaha famiye yose. Kuko ibintu arimo ntabwo byukubahisha, ntabwo byubahisha igihugu. None ni iki wabwira abanyarwanda bagukurikiranye nabo bafite abagabo bameze nka Sadunda? Ni ukwihangana bagasengera abagabo babo, tukaba gusenga bakajya ku mavi kuko Satani yaraje kandi yamanukiye. Nanone umuyihoreye kugira ngo yidedenge nawe ntacyo wamufashe wagutwa n'abandi bose, ariko kuko ari umugabo wawe mwakundanye n'ubundi biba byabaye ngombwa mwese muhakagira ikintu kibatandukanye mu gupfuka mu masenga. Abantu bamwe na bamwe bajya bavuga ngo Sadunda yarakuroze kubera ko amambere yambaraga amashashi akirukanka akajya mu mazi akigaraguramo akambara amakoma nyine akaba umusazi, hanyuma yarangiza akaza mu kabana. Kubera iki uwo mutima ufite nyine uwugira? Undi cyambere ni urukundo. Iyo wakunze umuntu mubanye ntabwo burimo mwese mwumvikana nubwo haba habaye ikintu gituma mutandukana, basi unagendera kuri icyo cyizere. Niyo mpamvu ikibazo kibaye cyose ntabwo watera umuntu ibuye niyo yaba yarandoze ibyo nibimureba, ariko njyewe mbagareka kubikanguka. Hanyuma mu banyarwanda bari kudukurikirana ndabizi harimo abantu bafite umutima mwiza, sibyo, bafite n'ubushake bwo gufasha, kandi bakaba babizi neza yuko icyambere cyo umugabo yagutaye yarangiza akazana n'ubugoryi agasubira mu butinganyi. Ni iki wakwisabira abanyarwanda bari hanze cyangwa se bari mu Rwanda bafite ubushobozi bafite n'umutima wo gutanga? Gusaba ntabwo biba byoroshye kuko ntabwo dusabiriza, kandi n'abantu bavuga ngo tuva kuri tube tuje gusaba, ntabwo tuba tuje gusaba, ahubwo ni ukugira ngo nanjye ikibazo ndimo naje wakiri ntawamenya aho bishyana yandi. Gusa njyewe cyambere ni ukumfasha mbasi gusenga, cyambere n'Imana kugira ngo mbasi umugabo wanjye yagaruka akongera kuba umugabo muzima. N'ubundi bufasha bwose waba ufite bwo kumufasha, hari inama, hari ubufasha bwose bugiye butandukanye, nta kibazo yahamagara akambwira. Nimero yacu ni 07 24 87 256.
ukuri Imana umugisha kandi kameramani nshyiraho kamera ni ukuri ndashimira umuntu uri gufasha Innocente Imana imuha umugisha ni ukuri Imana izaguha ijuru kandi bati umugani mu Kinyarwanda ngo ineza irenze impinga urumva nuvango yukoze ineza ejo uyisanga imbere sibyo nuvango rero mukore neza namwe muzakorerwa neza ushobora kudakorerwa neza wowe umwana akazakorerwa neza cyangwa se umuryango wanyu urukumva hanyuma nanashimira bano babyeyi bemeye guha Innocente ikibanza cyo kwigiramo bakanaza no kumwigisha Imana ibamera umugisha hanyuma nanashimira abandi bantu muri rusange bafite umutima wo gufasha Imana igikomeza ibaha umugisha kandi mukomeze mugire umutima nyine mwiza hanyuma tumeze neza namenye yuko mwebwe ngo muri kwigisha nashaka kubabaza ese arafata ibyo mu bigisha bifata ariga agafata mukaryagitangira ese amaze iminsi ingana icyumweru umunsi ngira ngo ni umunsi wa gatatu atangiye ariko tubona bigenda neza abandi se bagiye bigana abandi bigana uyu munsi dufite abagera muri 5 ariko harimo abatarahagera bagize impamvu kuko bakunda kuruhuka ari muri wikendi abandi barasenga bose munsi y'isabato koko ni kuza yego ariko abandi ariga neza kandi iri shuri ryacu ryigisha ibijyanye n'ubudozi bwo guteza imbere urubyiruko turabafasha tukabafasha bakabasha kugira icyo bimarira mu buzima none ndamubaza ni umubyeyi we kuko yari atuziho ubumenyi ni umubyeyi wabashije kumuzana ngo tumufashe bitewe n'ubuhamya bw'abandi banyeshuri banyuze ahangaha biga umwuga w'ubudozi yatewe yacu rero tumaze igihe twigisha umwuga w'ubudozi kandi bikagirira akamaro benshi yatewe yacu ni atoriye izwi iherereye mu mudugudu wacu iri mu mudugudu w'umuco akagari ka Kamutwa umurenge wa Kacyiru yitwa atoriye tuzamurane tuzamurane ubudozi yigisha cyane cyane dukunda kwigisha urubyiruko rugamije kwiteza imbere n'abandi bagiye bagira ibibazo ubwo ni ukuvuga ngo n'abantu n'urundi rubyiruko ruri kubyumva ruzaze mu bigo byaba ari byiza cyane nta nimero se mugira watubariza kuri 0788 mama ndashaka kubaza ikibazo kimwe niyo nama wagira abana b'urubyiruko barangije segonderi bashyize amaboko mu mifuka badashaka gukora bumva ko bagomba kuzana imiti y'ababyeyi babo gusa inama nabagira urubyiruko nk'urwo rutarabasha kubona akazi ntabwo rwacika intege rugomba kuza rugana abantu bigisha imyuga igihe utarabona kandi kazi iyo myuga ibateza imbere kuko hari benshi banyuze muri ubu buzima babasha kugira icyo bimarira kandi biranejeje akenshi na kenshi baza tukabagira inama bakabasha kwivura mu bukene bize umwuga bagakoresha amaboko yabo igihe batarabona kandi kazi cyangwa igihe bakibategereje bakabasha kwiteza imbere. Murakoze cyane. ukuri Imana umugisha ndishimye mukomeze mufate Innocente akomeze yaguke mu bikorwa mu byo akora sibyo kandi mujye mumucura mube hafi kugira ngo yige neza ibintu byose azarangiza bize. Ibyo ni ibintu dushinzwe kandi dukora inshingano zacu kugira ngo zinezeze abaza batugana. Innocente ugomba kwiga cyane sibyo nta kibazo ni ukuri murakoze mama Imana iguha umugisha kandi ukomeze umube hafi. Yego nawe umunsi mwiza. hanyuma nanashimira uwo mubyeyi uri gufasha Innocente n'abandi bantu mushaka kumufasha mukomeze mumufashe nimero ye mwayumvishije haruguru Imana ibamera umugisha